hari icyo bita principe inzoga cyangwa se alcohol igira icyo bita principe. Uyu munsi numva ko nayo twayiganiraho kuko suko abantu benshi mu kunywa itabi bayoboye ko ari bibi, ari nayo mpamvu usanga abantu benshi bagerageza kurwana nabyo kugira ngo babashe kubireka. Kuko usanga ko hari n'abavuga ati mari cyumweru rwose ebana akarijugunyaka ebana agafata imyanzuro ikaze agahita agenda ngo agiye gukizwa bikanga kagaruka akajya kubona rukata ntabwo ndi umuha umwanya ngiye guha umwanya no kuri telefone kuko ari hano kubera abantu bari hano kuri telefone bambuze barimo baranshaka kuri ya nomero ya 07 078 355 nizo nomero bari kumpamagaraho ariko bahamagaza kuri radio bahamagaye kuri radio 4 reka twakire umuntu kuri telefone. Allo mwiriwe neza n'umuntu w'ibiyobyabwenge nawe yumaye umutima usaba kuvangamo. Oya ahubwo icyo dukora icyo gihe niba ari isigara dufata umuti noneho mbere yo kunywa umuti akabanza akanywa amazi kugira ko kwera ku umuti oya ubundi navuga ko mugo cyangwa se icyo twita heroine nta muti wayo dufite. Abantu batazavuga ngo Bosco afite n'uvura heroine n'ibiki na za mugo n'ikireka dufite urumogi tukagira uwo kureka isigara, uw'inzoga, ibikamba, ubugoro, inkono y'itabi no kureka inzoga. Ibyo nibyo dufite, ariko ibyo bindi biriya byo umuti wanjye ntago bibasha. Aho naratsinzwe burya amakintu ariko nkubwira mujye mu kintu cyamure cyo buzima nkubwire Bosco no kuvugisha kuri burya birafasha. Oya buriya cyaje cyica abantu rimwe na rimwe no kuza avuga ati ngewe rwose ntacyo ntavura ntacyo nakora kandi burya ubuhemuka. Ahubwo mbonereho ko buriya biyobya bindi byo nakira abantu kuri telefone. Allo Mama wiriwe neza. Yego Fabia muraho neza muvande. Turakwishimiye muvande, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu Uruziga rw'Ubuzima. None uwo muti w'itabi urawufite? Uwo ni umuti maranye imyaka 7 bamwe bamaze gukira rwose bamaze kureka ibiyobyabwenge se ikibi baramutaye kuko ubundi rega buriya navuga ko buriya iyo umuntu anywe ibiyobyabwenge aba afite rwangendanye imugendaho ishobora gutuma atagira ubuzima bufite intego. Ubusije narababwiye umuntu aziganywa itabi yuri inyuma mu bitugu niho rireguka niho ubyumvira ukumva yakwishe ariko iyo miti igaragaye hano hafi turashima Imana pe kibazo oya kabisa mudufashe abantu banywa itabi batuzi baze tubavure. Uwo no bita Fabian hanyuma tubakire kuri 0788411033 cyangwa se 1051 mu gihe abazo kuza guhamagara turabakira ariko urakomeza ugenda usobanura nta kibazo. Twari tukiri ku kintu bita principe y'itabi cyangwa se icyo nakwita ibiyobyabwenge. Ubundi ndabanza wenda mvuga ku itabi usanga ko umubare mwinshi abantu banywa isigara cyangwa se banywa itabi ryo mu nkono cyangwa se ibyo bikamba cyangwa se ubwo bugoro usanga ko hari ibintu riba ryaramaze kubahindura rihindura intekerezo noneho rikakwereka ko igihe utarinyweye utagira peti. Yes urumva ko riba ryamaze kukuyobora noneho rikakumvisha ko igihe utarinyweye utasinzira. Urumva icyo kintu umunyeshuri twiganaga yajyaga avuga ngo ngiye ngo iyo ntanyweye inzoga sinshobora kujya gukora imibare. Ngaho tekereza urumva kwati ngiye imibare burya nyikora uko namaze kugira iki amaze gushyiramo akantu bakita ngo akantu ati yamaze gushyiramo akantu rwose imibare iragenda nkayipfuka. Noneho hari naho rigeraho rikakubwira ko kugira ngo ubone ibitotsi ari uko waba wamaze kukakoresha cyangwa ugira apeti cyangwa ujye kuri toilette. Ibyo byose ni ya principe ya matabi nyine aba yamaze kuzana. Kwakira umuntu kuri telefone. Allo yego mbona umugisha John kubitenga. Yego amugi numvishe uvuze ngo ufite umuti w'urumogi ni ukuri? Ibyo ni ukuri kwambaye ubusa rwose. Umva ikibazo gihari rero
twebwe turafite abana bari kwangirika tureba ukaba utamenya ahantu anywera itabi gusa ukamubona yuzuye byarabangije ku buryo uba ushobora kureba ukareba umwana ugasanga hari aho yavuye, hari ahantu yageze kuvayo bitoroshye. Mwadufasha iki se kugira ngo muzageraho iwacu mudutangire uwo muti ko mwamugize neza? Mwebwe muherereye he ubu? Ni mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Ruhango, mu kagari ka Gihira. Rwose icyo tubasaba nk'ababyeyi ni ukuba hafi abana banyu mukaganira nabo, kuko byagaragaye ko ababyeyi iyo mumaze kubona ko abana bijanitse mu biyobyabwenge harimo abagira ihungabana bikaviramo kutumvikana nabo, bityo bigatuma bakomeza kubyijandikamo cyane. Bisaba kumuba hafi kugira ngo byere kumuhungabanya, noneho ubashe no kumufata ube wamutuzanira mu kigo African Culture Medicine tubashe kumukuvurira. Ikindi tubasha no kubaha imiti ikuraho izo ngaruka, kuko itabi ryangiza ubwonko, rikangiza imitsi, rikangiza imyanya y'ubuhumekero, rikangiza inyama zo mu nda. Biriya bandikaho bigaragaza ko bigira ingaruka ku buzima, ryica. Ibyo bavuga awe mensi ibyo yemeza ni ukuri kabisa. Kuko bari ukuri kwa ni ibintu bigaragara ko nk'ibyo twakomeje tugenda dukomoza tuvuga ati umuntu ujya kubona ukabona afite ibintu agendera ati ngiye iyo bitagenze gutya ntabwo ushobora kuba nagira amahoro. Ngewe ntanyweye itabi cyangwa ntanyweye inzoga nta peti ndi bugire ntacyo. Tugenda twakirana kuri telefone bagenda batubwira cyangwa se bagenda bakubaza, byose turagenda tubyumvira muri iki kiganiro. Allo? Njye ntago nanyuzwe. Kubera ko abo bana ujya kumureba ugasanga byaramwishe, ariko ukaba utamucunga ngo umenye ahantu arinywera. Ukaba utanamufata ngo akwemerere ngo akubwire ngo nariguze kwa runaka. Njye numvaga muramutse uwo muti guhari koko mukawutuzanira, namaze kubabwira hariho, wenda abo bana nibura tukawubagurira, twakwitanga tukawubagura no kumusomesha ku ngufu, wenda byibura twabigiramo uruhare niba ari igisabwa tukagitanga. Noneho reka nguhe nomero zanjye zitari izi zo kuri radiyo. Yego. Tugira ngo tuzaganire uburyo twavura abo bantu, kuko urumva navuga ko ugiye kutubera ambasaderi. Umuntu umwe ubundi iyo mvuye umuntu umwe mba nizeye ko azanzanira abantu 5, kuko mba muvuye akize agiye kuba icyitegererezo mu bandi, abo mutangabuhamya mu bo babisangiraga cyangwa se mu bari bamuzi akaba icyitegererezo, kuko urumva ko hari imico mibi cyangwa hari uko aba yitwaraga, aba agiye guhindura ubuzima ubwo yari arimo abuvuyemo agiye mu bundi buzima bwiza. Rero ni 07 078 8 3 3 ubwo bamaze kumbona ndi muganga Bosco, ninjye ukuriye ikigo African Culture Medicine, nkorera Nyabugogo ku mashyirahamwe kabisa. Niteguye kugufasha ku buryo mu biganiro bindi bizataha uzavuga ati abana banjye barakize, tubanye neza na rubyiruko rwanjye nibyariye, nta rwikeye ko ngifitanye narwo rwose. Murakoze cyane. Noneho kubera kwishima icyo kintu mukiza gukora, twegereye ikigo bita Transit hariya i Murundi. Abana benshi biwacu bariyo kubera ikintu cyitwa itabi. Mudufashije rero mugafatanya na bariya bakosora abo bana babigisha umuco wo kureka itabi n'uburere bwiza, kugira ngo bava aho hantu bageze bagera ahandi hantu heza. Mugeze nk'ubwo mutima ukawudutangira, mwaba mukoze ikintu cyiza cyane, ku buryo niba hariho abo babigisha bakabigisha ariko no kuwo mutima bawusomaho. Yabyo byahita byoroha rwose, icyo kibazo cyahita cyoroha. Ubwo turaza kuganira dufate nomero z'abo bantu, noneho turebe icyo gukora, kuko ndahari kandi n'umuti urahari, ubundi ibintu bikagenda neza, kuko ni ugukumira icyaha kitari cyaba cyane. Murakoze cyane nyakubahwa muganga. Sawa. Ngira ngo wabyumvise harimo abantu benshi hano hanze abantu barahangayitse. Noneho hari nk'abantu buriya noneho bafite ababyeyi, nk'urugero ugasanga wenda umubyeyi ni umwe, wenda suppose n'umumama yafite abahungu nka 5 cyangwa abakobwa 3, harimo abanywi ibitabi. No kuvuga ngo ubwumvikane burabura, ugasanga ibyari inama n'induru nta guhuza, noneho bikarangira rwose umuntu aho kugira ngo intangarugero muri barumunabe ahubwo agiye kuba uteza ikibazo. Noneho ugasanga ntibakimwibonamo.
yemwe hari naho bamufatira imyanzuro no kumugaburira ntibamugaburire ugasanga ahubwo asigaye yiba akajya bacunga biriya bintu bivamo n'ubujura kandi umuntu yari muzima biva mu ahubwo none se wajya kugura amafaranga wese ariko umva boss nta kazi ufite sibyo nta kazi ufite kandi ukeneye iryo tabi uzi no kuntu nahende ukeneye iyo nzoga uramwira ngo amafaranga ukoresha ngo urabakuye nta kazi ufite uzi iyo bagufasha wibyo ukuntu kubitwa urakubitwa ugafungwa usibye ko kwihorera bitemewe ubundi Buganda barakubita bakabica niba kandi gusa na Tanzania uko ngo baragukubita bakakwica ariko nyine mu Rwanda kubera ko bitemewe ariko nabyo ntabwo wajya ngo ujye kwigira karakaje niba gufashe ufite icyo bwenge bwo n'ubundi baragukatira byo nibisanzwe mu mategeko hano y'u Rwanda ariko gusa icyo tugaruka no kuvuga ngo ntabo bana ugasanga bataye amashuri ntiyiga nta kindi kintu yakwikorera aho ngaho rero niba ugeze ku mashuri ndagira ngo ahangaha niba hari abadiregiteri bankurikiye b'ibigo by'amashuri bamfashe kandi dufatikanye nk'abantu bafite inshingano zabo mu kurera urubyiruko rwacu rw'igihugu noneho aho kugira ngo babirukane rwose izi nomero ndi gukomeza ntanga bakagiye bazibamera ababyeyi babo bakabaza nkabavura aho kugira ngo umwana acikize amashuri ikigo kiba gihombye amafaranga gihombye umunyeshuri n'umubyeyi nawe ahombye amafaranga yatanze ku ishuri kuko ikigo ntabwo kiyamusubiza iyo bamwirukanye hari inama ngiye gutanga nubwo wenda nawe ufite ibyo wakongera nka muganga ariko hari inama ngiye gutanga hari ukuntu muri sosiyete nk'uko nubona uko tumeze gutya turi batanu hano muri studio jya kubona ukabona nda abuze nka telefone n'urugero abura telefone umuntu akagira ipfunwe ryo kuvuga ko ari we wayitwaye noneho agahengera mwese bamaze kugenda akaza akayisubiza hano waza ukayishaka uhita uyibona aho yayisize icyo tugiye inama ngiye kubagira rero niba ufite ipfunwe ry'uko wanyu bashobora kuvuga ati mwitabi bimeze gutya weho babwa ati ndashaka kujya kwivuza numva ndwaye nka malaria cyangwa ibiki we wafashe izo numero zawe asigaze hano Nyabugogo yivuze rwose neza nta muntu umureba niba uturutse za Nyamagabe niba uturutse Rusizi buze wivuze usubire mu rugo umeze neza bazajye kubona abone wakize nta kibazo hari abantu batinya ngo ibintu byamenyekana akashaka kubikora bucece hari n'abagira gutya akavuga ati sobo nzajya kwivuza ibi bintu uhari igihe nakubitanirayo n'abantu banze rero abantu benshi bazi ko ubuvuzi bwa gakondo cyangwa ubuvuzi buno dukora ngo ari ubupfumu njyewe ntabwo ndi umupfumu ahubwo ndi umushakashatsi mu bigendanye n'imiti gakondo ibyo rero niyo mpamvu abantu hari n'abo mpa serivisi iyo bibaye ngombwa nkabavurira aho iwabo mu rugo urumva ko byose bishoboka icyo gihe ubwo tuba twabivuganye nkabaha umunsi n'iki nkagenda nkabafasha ikindi hari n'abo mu munsi bakaba bazi iwanjye mu rugo bataje kwivuriza ku ivuriro ubwo niba abantu zose zirashoboka abantu iyo babiganira ibintu byose bishoboka ni ibintu bishoboka cyane ariko wumve ko ababyeyi bahangayitse kandi noneho harimo n'igihombo gikomeye kuko niba dufite urubyiruko ruri kwiga rushaka ubwenge aho kugira ngo ruhahe ubwenge rukajya guhaha ibiyobyabwenge reba kuba umwana yabaga uwa mbere bikarangira kwiga byamunaniye hari abo nzi nagiye mvura bari baraboheje hanze kujya kwiga bikarangira bagarutse yarangiza bakavuga ngo baramuroze icyo gihe baranduze inzoga naze zananiye kuzireka itabi ryananiye kurireka buriya alcohol nayo niyo nikotine ni bimwe mu byo nakita uburozi kuko buba bwaragiye bubangiza kuko bibagiraho ingaruka ikintu cyose cyakugira imbata burya yemwe burya tuzanabona umwanya wo kuganira ku kintu bita ubusambanyi nabyo buriya nabyo ni iyindi droge ni iyindi droge nayo naje gusanga ko yibasiye abantu umwana bajya batanga ubuhamya ukumva ugize ubwoba noneho droge y'ubusambanyi yo irarenze no kuba abantu bikinisha ibyo tuzabiganiraho wenda mu kiganiro kindi nzagarukamo ariko uyu munsi twibanze kuri amibe twibanda no ku bigendanye n'itabi n'inzoga n'urumogi n'amasigara n'ibikamba ubwo rero abantu bashaka gukomeza kumbaza ndi tayari kubasobanurira uracyari mu kiganiro ngira ngo baza kuza guhamagara kuri 0788 za hano ariko muri studio ni 0788 cyangwa se 1051 hano tuba tubikomoza ko hari umuntu ari gufungura radio hari umuntu ari mushyashya akurikiye kino kiganiro twamwibutsa zino nomero kugira ngo ahamagare abaza asobanuze hanyuma izawe nawe urahari wazitanga ababa bankurikiye nshobora no kubaha Tigo buriya Tigo naje gusanga abantu benshi bayifite cyane nk'urubyiruko ni 07 2 8
ni 82 nako pardon ni 0782353229. Iyo ni Tigo wahita umbonaho. Noneho kuri MTN ni 078883 noneho 35329. ngira ngo abari buze kuza gukina no guhamagara izana zose twazisubiyemo twazababwiye neza 0884113334 cyangwa se 1051. ariko ngira ngo nk'ibyo akomeje kugenda uvugaho cyangwa se n'abakomeje kugenda banahamagara bagiye bagaruka ku kibazo cy'uko cyane nk'urubyiruko nk'ubu ngo dufate mu Rwanda tugiye kwitegura amatora mu kwezi kwa 9 abagatuye n'urubyiruko rwuje imyaka yo gutora none ugasanga umuntu ntabonye akanya kujya no gutora ahubwo arashakisha ahantu hari iki hari urumogi ahantu hari inzoga arizo zakanyanga ari byo byo. Ariko hagati aho mbone gushima leta y'ubumwe yashyizeho itangazo rikomeye cyane nakunze. Ya tangazo yashyize mu tubari twose rigenda rivuga ko urubyiruko rufite imyaka hagati ya 17 18 rutemerewe kujya mu kabari. Biriya bintu nanone byagabanyije icyo nakita kwiyahura mu biyobyabwenge. Byaragabanitse ariko harimo ababirengaho. Ariko ntago ari cyane byarafashije. Kandi noneho hari n'ingamba leta igenda ishyiraho kugira ngo ihashye ibiyobyabwenge. Urumva hari n'ibigo biriho biri kugenda byigisha abantu kugira ngo abashe kubivamo. Urumva abo bantu rero ko nidufatikanya byanze bikunze rezilita zizaza kandi ziri nziza zifatika. Nawe mpamvu ureba ko wenda muri iyi minota mike dusigaranye ndigishamo utuntu dutoya nakwita Mzee wa Kazi. Mzee wa Kazi SGB Mzee wa Kazi na Mvura Idahita. Abantu uyu munsi bayimbajije atari ko si uwo muti koko urakora. Ubundi nibyo koko. Ubundi koko umuntu ashobora gutera akabarira uko abyumva uko abishatse ku buryo agera ku ntego yihaye. Ntabwo rero ubundi Mzee wa Kazi ni ihindagurika ry'umubiri cyangwa se imisemburo ibagabanutse mu gihe umuntu yabuze imbaraga zabaye nkeya. Kuko buryo uko umugabo akura imbaraga zigenda zigabanuka ku buryo mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina udashobora kuba kuzuza za nshingano wari wihaye zo kuba muri kwa guhuza urugwiro n'uwo mwashakanye ku buryo ubasha kugera ku ntego zawe neza. Ni muri urwo rwego rero tubasha kubafasha dukoresheje uwo muti. Ikindi tukagerageza no kuvura abadamu kuko hari abantu bagira ama infection urinaire cyangwa se icyo nakwita ifumbi, bityo bikaza gutuma ubuzima bwabo buhindagurika. Nk'ama infection ibimenyetso wenda ndavugamo bikeya. Abadamu benshi bakunze kurwara ifumbi cyangwa se iyo infection urinaire bakunda kwihagarika udukari dukeya cyangwa se kugira impumuro mbi mu myanya ndangagitsina cyangwa mu myanya y'amabanga y'intuza nyine y'abashakanye. Bityo bikaba byatuma abantu santima zigabanuka cyangwa se ubushake. Ikindi bikaba byatuma habaho kubabara mu kiziba cy'inda cyangwa kurwara umugongo cyangwa kugira ibibazo byo kurwara umutwe udakira. Byose bifitanye isano n'ama infection igihe umuntu yarwaye igihe kinini bigenda byangiza. Kandi tuboneyo kubereka ko ayo ma infection utayivuje neza bishobora kuviramo kurwara ibibyimba, bityo bikaba byatuma wabura n'urubyaro kuko infection ni indwara mbi abantu bagomba guhagurukira. Mu gihe waba ufite ibyo bimenyetso nyamuneka ihutire kujya kwa muganga cyangwa se utugane tukuvure kugira ngo ubashe kwivuza kuko ushobora kuba warabuze umuti uri aho ngaho uvuga uti ni indwara abantu bose bahuriyeho. Ntabwo ari uko bimeze. Ubundi hari ibimenyetso bigaragaza umuntu muzima n'umuntu urwaye. Ibyo niyo mpamvu tuba turi hano muri iki kiganiro urubuga rw'ubuzima kugira ngo tubyigishe cyangwa se abantu be bagira ubuzima bafite umunezero batarwaye. Ngira ngo tugeze ku musozo iminota ndabana imisozo isa nkaho igiye. Reka nongere ngaragaze ibimenyetso kuri abo bagabo kuko abagabo bahora bikeka bavuga ati se ubundi buri ibimenyetso naba mfite byaba bituma ntabasha kuzuza inshingano zanjye z'urugo nizihe. Ndavugaho bikeya kuko ni byinshi. Hari icyo ngicyo nakita hindagurika ry'imisemburo cyangwa se kuba warigeze kwikinisha bigira ingaruka ku bwonko bikagira n'ingaruka ku mitsi y'igitsina kuko bituma igitsina kidakora neza. Ikindi ni igihe
waba ukunda gukora cyane utaruhuka ubwonko bunanirwa. Ikindi ni igihe waba utivuza amibe, kuko amibe nayo ni imwe mu bituma umuntu yabura izo mbaraga. Noneho ikindi ni igihe waba udakunda gukora siporo, umubiri wawe ukenera siporo ariko utazikora. Ni ukuvuga ngo izo ni zimwe mu ncamake, ariko ubundi ni byinshi. Turaganira mbere y'uko nkuvura, nkamenya aho bipfira. Noneho hari n'abo nsanga imbaraga bazifite ahubwo bazikoresha nabi, nkabasha kubagira inama uburyo bazikoresha. Kuko naje gusanga ko harimo ababa bafite imbaraga ariko bazikoresha nabi, kuko nta mahugurwa bafite cyangwa nta biganiro bafite bigendanye n'uko bakuze inshingano z'urugo. Murakoze cyane. Hanyuma amasegonda nk'atanu tubwire nomero za telefone nakubwira abadukurikiye. Rero abadukurikiye mbonero kubashimira uburyo badukurikiye muri iki kiganiro. Turabakunda cyane. Ni byiza ko abantu iyo bishyize hamwe bakajya inama bashobora kugera kuri byinshi, kandi burya gusigasira amagara ni byiza. Amagara asesekara ntayorwa. Ni byiza ko tubungabunga ubuzima bwacu. Muganga Bosco ndahabaye kandi ndahari mu kubafasha mu kigo African Culture cyangwa se mu ivuriro gakondo nyafurika rikorera Nyabugogo hano ku mashyirahamwe, aho kwa steri zisohokera zijya mu ntara hateganye na KCB, uruhande rwa KCB cyangwa kuri GT Bank uhita ubona icyapa cyanditseho ivuriro gakondo nyafurika. Ikindi abankeneye bambona kuri nomero 0783 35 329. Tigo ni 0722853229. Turabakunda cyane, mugira umugoroba mwiza, murakoze. Hajywa nawe kwa kangahe? Buriya ni kuwa 4. Ikiganiro cyanjye kizagihitaho buri wa 2 na buri wa 4, buri guhera saa 1 kugera saa 2. Ni byiza mukomeze kuba maso kubigendanye n'ubuzima. Tuzavugana nta kibazo, tuzabafasha. Sa murakoze ko tubashimire abo twabanye muri kiganiro, bahamagaye n'abatahamagaye n'abakidukurikiye. Umva di, ongera kavorime kiyo ndirimbo ndumva irimo ubutumwa bwiza. Nkiyumva nibutse ubuvumbuzi bwakozwe ku muti ufasha abantu babaswe n'inzoga n'itabi bagatandukana nabyo burundu. Ibyo nanjye narabimenye kuko ibyo byakozwe n'ikigo African Culture Medicine. Uwo muti bawita SGB Rukwata. Uyu muti ushobora kugutandukanya n'inzoga z'amoko yose zakubase, ukagutandukanya n'urumogi ndetse n'andi moko yose y'itabi. Reka dutanga ubutumwa rega, kuko ikigo African Culture Medicine kiziye igihe. Aho wasanga umuti usenya kistudamibe witwa SGB Gisabiko. Abafite ikibazo cyo kubura peti, umugongo, hemoroide, infection mu mara ndetse n'izindi ndwara bagatandukana nabyo. Erega nibyo koko, kuko mu kigo African Culture Medicine uhasanga n'umuti SGB Checkup ufasha koza inyama zo mu nda zirimo igifu n'amara ndetse n'izindi zitandukanye. Aha kandi uhasanga SGB Muzehe wa Kazi, umuti ufasha kuringaniza imisemburo ku bagabo bacika intege mu kuboneza amabanga y'urugo. Ugize amahirwe yo kugana ikigo African Culture Medicine, ntuzataha utabajije SGB Kokomanga, umuti ufasha kongera ubushake mu gihe cyo guhuza urugwiro hagati y'abashakanye. SGB Imvura idahita, uyu nawo ni umuti uvura ifumbi ku bagore, ukanaringaniza imisemburo yabo, ukanarinda ihindagurika ry'imihango n'ubabare mu mihango ndetse na za infection zitandukanye. Mu kigo African Culture Medicine ni naho kandi usanga amavuta avura indwara z'uruhu akoze mu mizi ya moringa n'igikakarubamba. Uhasanga kandi pomade ivura imitsi itajyana amaraso neza, abagira ibibazo by'ibinya, isereri, kubura ibitotsi, umunaniro, uburibwe bw'ingingo n'amagufa. Ikigo African Culture Medicine ugisanga mu mujyi wa Kigali i Nyabugogo ku mashyirahamwe, harangwa n'icyapa cyanditseho ivuriro ry'imiti gakondo nyafurika. Hateganye neza naho imodoka zisohokera zijya mu ntara, ndetse ukaba wanarisanga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, akagari ka Bweramvura. Ukeneye kugana ikigo African Culture Medicine ndetse unashaka gusobanuza ibindi bitandukanye, hamagara kuri 0788 83 53 29 cyangwa 0783 93 54 47. Ushobora kandi no guhamagara kuri 0728 83 53 29.